Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo ku cyumweru cya 23 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Liturujia B. Murabigezwaho na Padiri Janvier. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 35 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7. Isomo rya kabiri turayisanga mu ibaruwa ya Yakobo, umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 7 kuva ku murongo wa 31 kugeza ku murongo wa 37. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Nimubwire abakutse umutima, muti nimukomere mwe gutinya, dore Imana yanyu ije guhora abanzi banyu, nicyo gihembo cyanyu. Iraje ubwayo kubakiza. Nuko impumyi zizabone, n'ibipfamatwi bizumve. Abacumbagira bazasimbuke nk'impara, n'iminwa y'ibiragi itere urwamo rw'ibyishimo. Ubutayu buzavubukamo amasoko, n'imigezi itembe ahantu h'amayaga. Ubutaka butwika buzahinduka ikiyaga, akarere kishwe n'inyota kavubukemo amasoko y'amazi. Ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa ya Yakobo. Bavandimwe, ntimukitiranye kwikundira abantu bamwe n'ukwemera mufite muri Nyagasani Yezu Kristu wisesuyeho ikuzo. Koko rero niba mu ikoraniro ryanyu hinjiye umuntu ufite impeta za zahabu wambaye neza cyane, hakinjira n'umukene wambaye imyenda y'ibishwangi, maze mukarangarira umuntu wambaye imyambaro myiza, mukamubwira muti wowe icara muri uyu mwanya w'icyubahiro, naho umukene mukamubwira muti wowe hagarara hariya, cyangwa se wicare munsi y'akabaho nkandagizaho ibirenge byanjye, ubwo se ntimuba mwivanguye ubwanyu? Ntimuba se mubaye abacamanza b'ibitekerezo bifutamye? Nimwumve bavandimwe nkunda. Mbese nyine Imana si yahisemo abakene muri iyi si kugira ngo babe abakungahazwe mu kwemera n'abagenerwamurage b'ingoma Imana yasezeranyije abayikunda? Ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu ava mu gihugu cya Tiri, yambukiranya igihugu cya Sidoni, agaruka ku nyanja ya Galileya yerekeza kuri Dekapoli. Nuko bamuzanira igipfamatwi kidedemanga, baramwinginga ngo amuramburireho ibiganza. Amuvana muri rubanda amujyana ahitaruye, ashyira intoki ze mu matwi ye, nuko acira amacandwe ayamukoza ku rurimi. Hanyuma yubura amaso ayerekeje ku ijuru, asuhuza umutima ati Efata, bikavuga ngo zibuka. Ako kanya amatwi ye arazibuka n'ururimi rwe ruragobodoka, maze atangira kuvuga neza. Maze Yezu abihanangiriza kutagira uwo babibwira, nyamara uko abihanangiriza akaba ariko barushaho kubyamamaza. Bagatangara cyane bavuga bati yabikoze neza, atuma ibipfamatwi byumva n'ibiragi bivuga. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Amasomo yo kuri iki cyumweru cya 23 mu byumweru bisanzwe
arahuriza ku nsanganyamatsiko ivuga ku guhumuriza abatsikamiwe. Izayi aravuga ku batsikamiwe n'uburetwa bari barimo umuryango w'Imana mu gihugu cya Babiloni ku ngoma y'Abababiloni na Nabukadinezari umwami w'Abababiloni. Yezu nawe akavuga mu ivanjiri abatsikamiwe n'ubumuga n'ubundi burwayi ubwo ari bwo bwose. Naho Mutagatifu Yakobo mu isomo rya kabiri akavuga ku batsikamiwe no kwivangura kuba hagati y'abantu, abantu basuzugura abandi cyangwa baha agaciro abantu bamwe kurusha abandi. Mu isomo rya mbere umuhanuzi Izayi aravuga ku guhumuriza umuryango w'Imana wari umaze igihe kinini, imyaka igera kuri 50 mu bucakara mu gihugu cya Babiloni. Ni ikintu kitoroshye kuko bari bari mu mirimo y'uburetwa batsikamiwe cyane. Izayi rero aravuga mu ijwi ry'Imana atangaza ihumure, ahumuriza umuryango we ko Imana iwugobotse. Ariko ijambo akoresha avuga ko Imana ije guhora, umuntu aryumvishe yakangarana yibaza uko Imana ihora. Ariko ahangaha ni uko Imana urebye mu byanditswe bitagatifu yagiye yihishurira abantu buhoro buhoro. Ahangaha rero ntabwo byaba bitangaje aho umwanditsi w'iri somo agereranya Imana ariko ayifatiye mu ishusho y'umuntu. Ariko Imana yagiye yigaragariza umuryango wayo buhoro buhoro kugeza ubwo yigaragaje mu buryo busesuye muri Yezu Kristo umwana wayo. Imana yigaragaje buhoro buhoro, ariko kugeza kuri Yezu Kristo yagiye yigaragaza ko irenze umuntu, ko ibitekerezo byayo n'inzira zayo birenze ibya muntu, bitandukanye n'ibyacu, yuko ari Imana y'urukundo, ari Imana y'impuhwe itavangura, kandi impuhwe zayo zisesekara no ku babi ndetse nk'uko zisesekara ku beza. Imana idashaka urupfu rw'umunyabyaha, ahubwo ishaka ko nawe yisubiraho agakira. Umuryango w'Imana rero wari utegereje kubohorwa mu bucakara mu gihugu cya Babiloni. Ugukizwa kwawo kwagenuraga ugukizwa icyaha n'amategeko twazaniwe na Yezu Kristo. Ubwo Yezu yigaragazaga bwa mbere yigisha mu ihekaru, ku ivanjiri ya Luka umutwe wa 4 ubitubwira, yavuze amagambo dusanga mu gitabo cya Izayi ati: Roho wa Nyagasani arantwikiriye kuko yantoye akansiga amavuta y'ubutore kugira ngo ntangarize imbohe ko zibohowe, ndetse n'abapfukiranwaga ko babohowe, kandi ntangaze umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Ibyo rero bigaragaza ko Imana ije kubohora umuryango wayo mu biwutsikamiye ibyo ari byo byose. Ubwo abigishwa ba Yohani bazaga kureba Yezu, baramubajije bati: ese ni wowe ugomba kuza cyangwa dutegereze uwundi? Nawe arababwira ati: mugende mubwire Yohani ibyo mubona, impumyi zirabona, ibipfamatwi birumva, kandi ivanjiri irigishwa. Byose kwari kugira ngo yerekane ko ugukizwa kw'abantu, impuhwe z'Imana zasesekaye, urukundo n'impuhwe byayo byagaragarijwe muri Yezu Kristo. Imana rero ituvana mu bucakara tuba turimo ubwo ari bwo bwose. Nyamara twebwe nk'abantu dushyira abandi bantu bagenzi bacu mu bucakara iyo tuvangura abantu. Nibyo isomo rya kabiri ryavugaga, aho Mutagatifu Yakobo yatubwiraga kutavangura abantu
kutivangura twebwe ubwacu, kuko uko kuvangura gushyira bamwe muri twebwe muri bwa bucakara cyangwa mu butsikamirwe bwa bundi Imana iba yarashatse kudukuramo muri Yezu Kristo umwana wayo. Atwereka rero yuko Imana yadukijije kimwe kandi Imana idufata kimwe, twese turi abana bayo ikunda muri Yezu Kristo nta kuvangura. Tugomba rero kugenza nk'uko Imana igenza yo ivusha imvura yayo ku babi no ku beza, ndetse n'izuba ryayo ku batunganye n'abadatunganye. Nk'uko rero Yezu yakira buri wese, abarwayi, ababembe n'abandi nta kuvangura, natwe aba Kristo tugomba kugenza nka Kristo, tukakira bose kimwe nta kuvangura. Yezu adusaba gufata abantu bose kimwe, tukabafata nk'uko natwe twifuza ko badufata. Yakobo atubwira ko n'abo bakene Imana yabahisemo kugira ngo batubere umwanya wo kwitagatifuza. Kandi twibuke ko na Yezu atubwira ko ku munsi w'urubanza tuzacirwa urubanza duhereye ku buryo twafashe cyangwa twafashije abo baciye bugufi bari mu izina rya Yezu. Ati nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari imbohe cyangwa ntafite aho nikinga mungeraho. Mu ivanjiri rero Yezu araduha urugero rwo kwakira bose nta kuvangura cyangwa kunena. Aho yakijije uyu muntu wari ufite ubumuga bwo kutavuga ndetse no kutumva, ni mu gace k'abapagani, aho abayahudi batashoboraga kugera babanena kuko bumvaga ari abantu badatunganye. Ariko Yezu agatanga urugero, akajyayo kugira ngo yerekane ko umuntu wese aho yaba ari mu ishusho y'Imana. Yezu rero agezeyo yakijije uyu muntu bitangaza benshi. Aha rero biratwereka ko muri ba bandi twumva tunena cyangwa tutashaka kugeraho, ba bandi dusuzugura, nabo ni abana b'Imana kimwe natwe, kandi baradukeneye mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko mu by'Imana yaduhaye cyangwa mu mpano Imana yaduhaye hari icyo dushobora kuba twakora kugira ngo dufashe abo bavandimwe bacu baradukeneye. Imana rero ishaka kudukiza twese mu butsikamirwe ubwo ari bwo bwose, bwaba ari ubw'icyaha, bwaba ari ubw'ibitekerezo bibi, n'ubundi ubwo ari bwo bwose. Niyo mpamvu rero tutagomba gutsikamira abandi, kandi Imana ishaka ko twese dukira ubwo butsikamirwe, twibuka ko uko twasuzugura uwundi ariko natwe haba harimo abadusuzugura nabo baba bari hejuru yacu. Uko twifuza rero yuko abo bari hejuru yacu batugirira, aba ariko natwe tujya tugirira abo baciye bugufi. Imana rero mu kudukiza ubwo butsikamirwe nta handi inyura uretse ku bantu. Imana igera ku bantu inyuze ku bandi bantu. Imana rero nikunyuraho, niwumva ijwi ryayo, ntunangire umutima, ahubwo ufungure umutima wawe maze wakire ijwi ry'Imana rishaka ko uyibera umugabuzi w'amahoro n'impuhwe zayo. Ugire icyumweru cyiza. Nari Padiri Janvier, naho ubutaha.